Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo tugusukire ibyuzuye imitima yacu. Turaje Mwami ngo tukubwire amagambo rimwe na rimwe adatondetse neza ariko aturuka mu ndiba y'imitima yacu Mwami. Turaje nk'uko turi, turaje nk'uko abana bikubita imbere y'ababyeyi beza bakababwira byose nta na kimwe basize. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo unyemerere ufata amaboko y'umuntu twazamukanye Mwami muri iki cyumba cyo hejuru. Unyemerere Mwami utera intege mu bugingo umuntu wazamutse acogoye. Unyemerere umuha imbaraga z'umwuka n'iz'umubiri kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo ashobozwe nk'uko umutima we ubishaka, maze n'umubiri we witabe bagendane muri rugendo, maze umwuka usabane nawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Turaje Mwami w'abami utwemerere mu ruhanga rwawe heza ntituhahishwe. Utwemerere Mwami w'abami nta muntu n'umwe wakurebyeho ngo asubireyo nk'uko asanzwe. Abakurebyeho bose mu maso habo harakeye, abakurebyeho bose ipfunwe ryashize mu maso, abakurebyeho bose intege nkeya zabavuyeho, abakurebyeho bose basubiyeho ubuzima bwabo buhindutse. Turaje Mwami mu mwiherero wacu nawe, turaje Mwami twebwe nawe twenyine, turaje aho abantu batari, tuvuye mu biturushya n'ibindi bitandukanye n'izindi nshingano kugira ngo aka kanya tukabanemo nawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Twasize ibitotsi byaryoheraga uyu mubiri kugira ngo tugushake Mwami. Imitima yacu igufitiye inyota, ubuzima bwacu burakwifuza, ubuzima bwacu burakunyotewe, ubuzima bwacu buranagukeneye Uwiteka Mana Nyiringabo. Dukeneye gukorwaho nawe by'umwihariko, dukeneye ikiganza cyawe ku buzima bwacu, dukeneye ikiganza cyawe mu mibiri yacu, dukeneye ijambo ryawe mu myuka yacu, dukeneye gukora kwawe mu bugingo bwacu, dukeneye gukingurirwa nawe imiryango imaze igihe idakinguka, dukeneye kukubona Uwiteka Mana Nyiringabo mu buzima bwacu bwite, dukeneye kukubona mu buzima bwabo twazamukanye mu mitima yacu. Mu mitima yacu dufitemo abacu, dufitemo urubyaro rwacu, dufitemo abo twashakanye, dufitemo abavandimwe bacu, dufitemo itorero, dufitemo igihugu, dufitemo abantu ibihumbi Mwami, tuzi ibyabo nabo tutazi ibyabo. Abo bose turabazamukanye imbere y'intebe yawe kandi twiteguye gukorwaho nawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Wumva gusenga, wumva ibyo usabwa, ngo niyo mpamvu abantu bose bazaza ahuri. Ntabwo wigeze ugira ubwoba bwo guhamagara abarushye n'abaremerewe. Waratinyutse uravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe mwese. Ntiwahamagaye igihugu kimwe, ntiwahamagaye ishyanga rimwe, ntiwahamagaye generasiyo imwe, wahamagaye abarushye n'abaremerewe bose. Uravuga ngo nibagusangura baruhura. Dufite imiruho itandukanye Mwami, hari iyo dufite mu mubiri, hari n'imiruho yo kutakubona, hari imiruho yo kutagira imbaraga zawe, hari imiruho yo kutabona ibyanditswe muri Bibiliya bigaragara mu buzima bwacu. Ibyo byose twabizanye Uwiteka Mana Nyiringabo, kandi umwuka wera uzi igitekerezo cya data abasha kubitunganya, kuko imisengere yacu idashyitse, imisengere yacu rimwe na rimwe itaboneye. Rimwe Mwami hari ibyo turebesha amaso tukagira ngo nibyo dukwiriye gusengera, tutazi umuzi ukomoka iyo ngiyo kure, ariko mwuka wera abasha kubikora neza. Uko niko tuje imbere yawe Mwami. Utwemerere ibivugika ku magambo nabyo byakire, ibitavugika bibira mu mitima y'abahungu n'abakobwa nabyo byakire Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka kuniha kwacu kose kugaragara imbere yawe. Uri Imana ifite amaso atandukanye n'abandi. Nasomye ijambo ryawe Kristo rirambwira ngo igihe kimwe umupfakazi yaragiye gushyingura umwana we rukumbi, umwana w'ikinege yari afite, arimo agenda mu muhanda aherekejwe n'abandi, ariko ureba icyo kivunge kimuherekeje, umenya nyina w'umwana, atavuze ngo ni njye wapfushije, ariko uramureba, uramumenya, uramusanga, uramubwira, uvugana nawe kandi umukiriza umwana. Niko nzamura abahungu bawe n'abakobwa bawe batakibasha kubivuga mu magambo kuko byabaye byinshi, kuko biremereye, kuko bimeze nk'ingabo nyinshi. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo nabo bongerera imbaraga kandi muzamukane mu cyumba cyo hejuru, bamanuke bahinduwe, bamanuke bambitswe imbaraga. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo ntiwumve amagambo gusa, kuko ubasha no kureba ibwina mu mitima y'abantu batareba. Tuzanye ibyo byose Uwiteka Mana Nyiringabo, kandi twizeye impinduka. Tuje mu cyumba cyo hejuru Mwami, aho byose bihindukira. Twizeye impinduka mu buryo bwo mu mwuka, twizeye impinduka mu mubiri, twizeye impinduka mu marangamutima, twizeye kuzuka kw'ibimaze iminsi byarapfuye, twizeye gukinguka ku miryango yari yarabaye nk'ibihindizo by'ibyuma itabasha gukinguka, twizeye gukingurwa ku kirere cyabaye nk'umuringa, imvura y'umugisha ikaba itakigwa mu rugo rwe, imvura y'umugisha ikaba itakigwa mu buzima bwe. Twizeye gukinguka kw'ibyo byose Uwiteka Mana Nyiringabo, kuko waratubwiye ngo nituguhamagare nawe uritaba. None tuje kuguhamagara Uwiteka Mana Nyiringabo, tuje kukwambaza ngo tuzakwambaza, tuzagenda tugusenga kandi uzatwumvira kandi tuzakubona Uwiteka Mana Nyiringabo. Uko niko tuzamutse imbere yawe Mwami. Utwemerere iyi minsi tubere iminsi y'umugisha, iminsi yo guhembuka mu mwuka, iminsi yo gusenga, iminsi yo gusabana nawe.
iminsi y'impinduka Uwiteka Mana Nyiringabo, tukuzaniye mwami izo ntege nke zose, tukuzaniye ibyaha byaba byizingiye ku bahungu bawe n'abakobwa bawe bibizingiraho vuba Uwiteka Mana Nyiringabo. Turaje ngo iyo migozi icikagurikira hano muri presence yawe, turaje ngo ibyo byose n'ibyo byose umwa Satani yatereka ku buzima bwawe byose bisigare ku birenge byawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Nta wageza ahuri ngo asubireyo nk'uko asanzwe. Mu maso hawe harakiza, mu maso yawe harazura, mu maso yawe habeshaho, mu maso yawe harahembura. Uri umwizerwa kurusha abizerwa bose bo mwisi, uri umugizi wa neza kurusha abagizi ba neza twigeze kubona, uri umutabazi kurusha amaboko y'abantu bose yiteranyirije kudutabaza. Ukudutabara uko niko tuje Uwiteka Mana Nyiringabo. Shima kutumva amagambo gusa, wumva mwami nibirenza amagambo. Shima kureba gusa, amaso yawe arareba mwami. Hari n'uwazamutse mu cyumba ariko utagifite amagambo, akavuga ngo ndaje gusa nicara hangaha, ndaje gusa ndirira imbere yawe, ariko ibyo byose nabyo uzi kubisobanura. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo amarira yacu ngo yashyira mu icupa. Uwiteka we ntabwo atakara hasi ngo barakurorongotana kwacu. Ibyo byose biri imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Ndasenze mwami kugira ngo wumve iyo miniho yose, wumve ayo marira yose, wumve n'iryo sengesho rya bucece, wumve n'iryo ngiryo risenga nk'irya nyina wa Samweli ubwo yadidimanyanganyaga iminwa agakubitanya iminwa atabasha kubyumva, ariko wowe Imana mu ijuru ubasha kubyumva. Turasenze ngo wumve ibyo byose Uwiteka Mana Nyiringabo, maze imbaraga z'umwuka zitwururukire, dusohoke hano hantu duhinduwe nawe. Abigishwa bawe bazamutse mu cyumba cyo hejuru, ubuzima bwabo buhindukira imbere yawe. Bazamutse buzuye ubwoba bw'urupfu, bazamutse buzuye intege nkeya, bazamutse batazi ko ibyo bikoreye n'ibiri muri bo bishobora kuzakwira isi yose. Uyu munsi tukaba dushobora kubivuga nyuma y'imyaka irenga 2000, ariko mwami wakoze umurimo w'igitangaza mu buzima bwabo. Uko niko tuzamutse mwami nk'abana bawe, niko tuzamutse muri icyo cyumba cyo hejuru nk'abahungu bawe n'abakobwa bawe, kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo ibyo wagambiriye gukorana n'ubuzima bwacu twakwishiriye Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo ibyo wagambiriye gukorana n'ubuzima bwacu ubisuke mu buzima bwacu Uwiteka Mana Nyiringabo. Bazamutse batazi imigambi yawe, nubwo Yesu wari wababwiye ko bazavuga ubutumwa bwiza hirya no hino, ariko ntibari bazi uko byagenda. Uko niko tuzamutse mwa, bamwe bashidikanya imihamagaro yabo, abandi batayizi neza, abandi bumva twagarukira bugufiya, abandi bumva twarageze iyo twagombaga kujya. Uko niko twazamutse mu cyumba cyo hejuru kugira ngo dukorweho nawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Utwemerere tumanukana imbaraga, utwemerere ibiri by'umuriro bizake mu buzima bwacu, utwemerere tubatizwe none, utwemerere twongere twuzuzwe nyaguhora ku ngoma, utwemerere aho twacogoye naho twatentebutse twahabwa imbaraga za Uwiteka Mana Nyiringabo. Abatagitegereje kuza kwawe Kristo kuko ibyisi byihariye imitima, utwemerere ibyo byose bikongoboke ku buzima bwacu, utwemerere bidukurwe Uwiteka Mana Nyiringabo, maze amaso yacu yiharire, imitima yacu yiharire, ubuzima bwacu bwiharire. Utwemerere Kristo twiyereke. Ntidushaka ko watubera Kristo twabonanye abandi, twumvanye abandi. Utwemerere ukore ku maso yacu turushaho kukumenya. Igihe wahuye na Sawuli mu nzira y'i Damasiko, ntabwo wigeze umubwira ngo ndi umwami, utaramubwira uri we, yaravuze ngo urinde mwami. Turasenze ngo ukore ku mitima yacu, ukore ku mitima yacu, amavi yacu agupfukamire by'ukuri, ukore ku mitima yacu, imitima yacu yature kuri umwami, iminwa yacu yature kuri umwami. Ntabwo tukwifuza nk'Imana twahuriye nayo mu idini, ntabwo tukwifuza nk'Imana twabwiwe n'abantu. Turagushaka by'umwihariko, wikorere ku buzima bwacu tukumenye. Erega wakumenye ntiyongera kuva aho uri, erega wakumenye azasiganwa, erega wakumenye akura amaso ku by'isi, erega wakumenye yiharirwa nawe. Turaje ngo dukoreho Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino ukore ku buzima bwacu. Abazamutse turi abanyantege nkeya, reka tumanuke twuzuye imbaraga. Abazamutse batazi iby'uru rugendo, reka tumanuke dusobanukiwe kurushaho. Abazamutse tutanyotewe n'ibi bihe, reka tumanukanye inyota yiyongereye, tutakibiva mu kundi nyaguhora ku ngoma. Abazamutse mu ntege nkeya zitandukanye, reka tugwize imbaraga zawe, reka ibizari muri wowe bitwuze nk'uko wasezeranye mu ijambo ryawe. Narasomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ijambo ryawe rirambwira ngo ibyari bikuzuye ngo nibyo twahaweho byose, ubuntu n'ukuri. Ibikuzuye byose nibyo mugabane wacu. Reka ibikuzuye Kristo, kuko uyu munsi waduhinduye intumwa mu cyimbo cyawe. Reka ibikuzuye tubimanukane Uwiteka Mana Nyiringabo, maze ntitugukoze isoni mu miryango yacu, maze ntitugukoze isoni muri generasiyo yacu, maze ntitugukoze isoni mu rubyaro twavutsemo, maze ntitugukoze isoni mwami mu itorero rya none, maze ntitugukoze isoni mwami mu bihugu birimo bitubaza ngo Imana yacu iri hehe. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka abahungu bawe n'abakobwa bawe bose bazamutse mu cyumba cyo hejuru, reka bamanukane ibikuzuye Kristo,
tumanuke duse nawe, tumanuke ingeso zacu zihasigaye twambaye ubwiza bwawe, tumanuke kamere yacu itarapfuye ihasigaye twambaye gusa nawe. Duhe gukura Kristo tugana mu kigero cyawe, duhe gusa nawe mwami w'abami. Kora ku gace kose kangize kadasa nawe mwami w'abami, yaba arakazwi n'abantu, yaba arakatazwi n'abantu, dukoreho Uwiteka Mana Nyiringabo, dukoreho Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka ubwiza bwawe butwuzure, reka ubwiza bwawe butwuzure. Igihe kimwe Mose yazamutse ku musozi amanuka yambaye kurabagirana, amanuka yambaye kurabagirana, kandi wabanaga nabo mu bihe bya rimwe na rimwe. Nankaswe umunsi Mwuka Wera uri kumwe natwe mu bihe by'iteka, nankaswe umunsi wavuze ngo uzabana natwe kugera ku mpera y'isi. Turasenze ngo tumanuke kurabagirana, tumanuka n'ubwiza bwawe, tumanuka n'igikundiro cyawe, tumanuka n'impinduka, tumanuka tuzi neza kandi twumva neza ko twahuye nawe mwami w'aba. Turifuza gukorwaho nawe mwami. Ahari aho twagize touch z'abantu, twakozweho n'abantu, twumva dufashijwe n'ibyo bavuga, twumva ibyo bavuga biratwubatse, twumva bitugiriye umumaro, ariko mwami nasanze ibyo bimara umwanya mutoya. Ariko iyo twakozwe nawe bihinduka burundu, bihinduka ubuzima bw'iteka. Ngwino dukoreho Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino twemerere tukubone, utwemerere tukubone. Imitima yacu yiharirwe nawe Mwuka Wera, wowe utunihira iminihi itavugwa, unihire muri twebwe, utakire muri twebwe, unihire muri twebwe, wivugire muri twebwe, ukorere muri twebwe, utwinjize mu bwiru bwahatagerwa n'abantu basanzwe, utwinjije mu bwirwa butagerwa, butarebeshwa n'aya maso y'umubiri, butavugishwa n'ururimi rusanzwe. Wihererane natwe, wihererane natwe, utwinjiza ahandi hantu mwami, hahandi wahageze atagisubira inyuma, wahandi wahageze atagifatwa n'iby'isi, wahandi wahageze atagifatwa n'amaganya y'isi, wahandi wahageze arabagirana, wahandi wahageze mwami ubuzima bwe buhinduka. Turifuza kwinjirana nawe muri ubwo bwiru, muri ubwo bwiru, turifuza kwinjirana nawe aho hantu, aho handi mwami w'aba harenze aho tumaze iminsi duhagaze. Mu izina ryawe Yesu, rimasandoro boshekere mesendere beshika yara masandoro, rimasandara bashike, rimasandara bashike,